Imana Munyarwanda uretse gato ariko kuyu munsi ndi ugatemo kaze mamagaro wo Munyarwanda nukuvuga ngo biratangaje hano haje umuhanzi ndamubaza narababwiye hano hari abanyamakuru binda birirwa bajya kwa kuduhumbi 10 nibi bitangazamakuru bakorera bitabahemba ndabajije iyo bigeze kuri iyi side cyangwa bigeze kuri iyi sije urimo kunyumva Bruce Melodie ko ari kubikora hari unumwe wigeze wandika hari numwe uretse gato yamubwire Djihad sibyo uyu munsi mujye mureka ikiza tukite ikiza ikibi tukite ikibi sibyo yego sha none ahubwo uyu munsi noneho wabisobanukiwe alhamdulillah kandi uri umunyamatiku none se ndi umunyamatiku nuko mbabwira ntimunyumve none se ibintu biba bifite nta ibintu buri kintu n'igihe cyacyo hari igihe cyo gusarura n'igihe cyo kubiba ngaho sarura cyangwa ubibe wowe ibihe byawe bihora ari bimwe usigaye warabaye akayo kandi ngo utangiye guhinduka uzabaze ntabwo ari uko ngiye wemeze Brian nani Djihad ntabwo ari ukomeze no ya ntacyo uhamagare na Brian ndakwitaba twese turaha ariko ya no hano agiye uyu munsi turagucamba mimi nataka kukusuta wewe uko yanize ngiye nyine kucaraza umva kumbwira bari bakunize mbere yuko naravuze urufuzi ruhande ngabanjana kwa muganga kubera pressure kosoba ikigenda gake umva Djihad ese Godfa uyu ni wa mu Miss Godfa dako nawe usiga bahinduranya uyu nundi uyu nguyu ngo yitwa Godman uyu ntabwo ari Miss Godman ariko uyu nguyu kuri Bruce Melodie ejo bundi bavuze Bruce Melodie muri ya space twakoze mbere araturikararirira ese kuki murizwa n'ukuntu bavuga jewe reka mbabwiriza ukuri abafana b'abahanzi mujye mwihangana abahanzi mufana bamwe ni indiscipline abandi ni bizongwe nituzaya tubavugaho mujye mubyakira mwihangane mwumva indirimbo mureke kumva ibyo twabavuzeho mureke kure kuko bamwe ntibashobotse okay tugaruke kuri ikintu muzi ibintu bigiye guturika se hey mbere y'ibiturika ndashaka kujya muri iyi space se kwamo positive cyane kurusha naje nanjye mbere yuko uza uretse gato madam uretse gato mbere yuko madam ninde yo mukama mukanyira uramwita madam se yanangirije kushaka kumwicira isoko waramushatse tubimenye uramenye aracyari ku isoko nuko mwicama amazina y'abantu mukabicira bakagumi waba baragumiwe mwihorere okay ubu bagenda ndeba imihanda ngo ndebe wo nakingira Brian narano ariko so mushingire gute ko Brian agiye mukunda ko nasaze Cherie I love you too nyuma ibyo bya madamu bivuye kutarankira mu rugo yego babarira basi so reka tugaruke ku kintu kimwe nshaka kugira ngo tuvuge urumva ubushize uyu musore agenda nabonye itangazamakuru risa nkaho ryirengagije murabibona kandi byaragaragaye ndavuga ariko nabi cyabitengera ngo warakibonye bababwiye yuko nta interview bazongera kubaha nabo bahita bafunga imiryango anava no muri Amerika uretse gato anava no muri Amerika muzi yageze ku kibuga byo arabakwepa ariko nanjye ndiwe ntabwo nta kintu navugana nabo azajya giha Irene ajye gutukanirayo uretse gato Djihad tugende gakeya ndashaka kugira ngo uyu munsi sibyo negative we tuzishyira uruhande ntihanzemo negative ahubwo turebe ntituze kureba management ye nkuko Djibrian ashaka Djibrian abo ngabo bantu muri management ye bashyira uruhande ariko witwa Mayika zamuvomeshereza amazi ku kayiko baramwirukanye ikibazo rero ndi kugira ngo dusimbuke namwe ndashaka ngo aya masaha tujye muri Amerika turebe ibikorwa tugiye kureba ibikorwa turebe uwabikoze nk'umunyarwanda turebe ginsi anapeperusha bendera Bruce Melodie cyane rwose pe yarizamuye Bruce Melodie mu mwubahe turebe ibikorwa ibindi byose yaba nuka mu kanwa yaba ba Mike n'ibindi byose ibyo tubyirengagize umva nkubwire Godfa tugiha agaciro tugishimire nicyo nshaka kugira ngo dukore uyu munsi umva nkubwire Godfa yego ari mu cyitwa Good Morning America ari gukora tuwa muri media zo muri Amerika yego kuririmbira ku stage ya danje apana udupfuna munengo icyo kinyarwanda gideka kugikoresha muri space nyine apana udupfuna munengo ndi kuvuga nk'udusare icyo kinyarwanda ni icy'abantu batakibaho komeza oya barahari kuko ndacyahari ndabahagarariye noneho uriya mugabo yaramuzamuye bya danje na visa yagendeyeho nuriya yayimushakiye nta nubwo yagiye kuri visit visa
yagiye nyine nk'umuhanzi. Okay. Ni ukuvuga ngo reba televiziyo icaho perezida wa Amerika ari kuyikoramo tuwa. Reka ikintu ngenda shaka kubaza abantu batatu nubwo umwe amaze kuntenguha mu ba diaspora bari muri Amerika noneho w'umuhanzi muri la space dufunze ukuntu ambwiye. Ariko Djihad ntabwo wari uhari Shizo ibaze ko bamubajije ngo kubera iki umuntu aza muri Amerika nimu musapotinge ngo ntabwo turaba promote nyumvira. Amasharisa kazaza ryari ayinya. Reka tuve mu bahanzi noneho tubaze turebe diaspora aba diaspora ko tuzi ko ari benshi. Why don't you show love mukereka kinyusi ko wasanga bari ahangaha bamwe atariho bari cyangwa babibereye no ku masara bari guhiga. Oya, so no kuvuga ngo tugiye kureba ibikorwa uyu mugabo ari gukora. So Bruce Melodie ntabwo ntekereza ko aya masaha yego ni ibintu bifitiye inyungu nka Bruce Melodie, ariko right now ni umuntu uri mu gihugu, I mean uri muri Amerika nk'umunyarwanda kurusha ukuntu ari Bruce Melodie. Sinzi turi kubyumvikana. Ntabwo ntekereza ko Bruce Melodie hariya muri interview ari gukora interview akavuga ko avuye muri 155. No. Ari gukora interview nk'umunyarwanda. Ahanga ntabwo ari kurepresenta 155 cyangwa igitangaza. Bruce Melodie ari gupresenta igihugu uyu munsi cyangwa nonaha. Mu ma interview arimo gushiningisha igihugu, ntabwo ari gushiningisha rebo avamo cyangwa izina rye. Ku izina rye of course niwe ni Bruce Melodie ari kugeza aya masaha. Kavuga none nk'ikinyamakuru Igihe, nk'ikinyamakuru Nyarwanda bafite imyidagaduro. Abantu bafite imyidagaduro mu nshingano zabo, ibinyamakuru bifite imyidagaduro, byari bikwiye ko aya masaha Bruce Melodie abantu bamurenza amaso platform z'akabaro tubona ibikorwa by'ama interview, agenda presenta igihugu, akagenda avuga igihugu. Aya masaha Bruce Melodie tukaba tubona ibikorwa byo kuri platform ze. Igihe ikinyamakuru nk'inyarwanda gifite imyidagaduro mu nshingano zacyo, Igihe n'izindi televiziyo kugeza amasaha ari shwe. Umusore ari kujya nko kuri televiziyo Good Morning America, umuntu wavuye mu gihugu kuri appointment nk'umuhanzi. Bruce Melodie yavuye mu Rwanda nk'umuhanzi, ntabwo yavuye mu Rwanda nk'umuntu ugiye gusura cyangwa agiye mu bindi bikorwa. Yagiye ubwo uziyibeshye kano kanya gakotora akagira ikintu akotoramo nibwo wahita ubona ukuntu baramuka bandika. So rero for me ndavuga iyi space zo kuba positive mu rwego rwo gushimira ibikorwa by'uyu mugabo uyu munsi. Ibikorwa arimo muri tuwa arimo byonyine gufata umuntu nka Shagi bakaba bari gukatana mu mihanda ya New York bigize ubugira kabiri. Amuzungu yagiye hari ibintu byose akabihagarika akabiha umwanya. Kubona umuntu nka Shagi ashobora guhagarika gahunda ze zose akakira umuhanzi nka Bruce Melodie. Ibihe byose amaze muri Amerika bakaba bari amuzungurukana mu mihanda. Kubera iki mu by'ukuri ibingibi bitakabaye? At least iyi message ikagaragara muri media zo muri East Africa. Niba mu nimero z'abanyamakuru ufite ngo bahamagara abo ngabo b'inyarwanda nabo bigihe. Umunyamakuru mpamagaye amagambo abwiye wayumvisha anshubije ngo iki? Yahamagara undi nyina kubwiye yuko agomba gukora ibyo ashaka. Reka muhamagare. Ndabahamagara. So ngiye nkavuga nti it's time twebwe noneho nk'abantu turanga dukoresha ubu platform butafite ahantu bugera, dushimire ibikorwa by'uyu mugabo. Reka tubishyire muri rusange, dushimire na management ye ishobora gutuma atera intambwe akagera kuri urwego ariho. The guy ahagarariye ntuza, ahagarariye u Rwanda, reka ahagarariye u Rwanda right now, kuko ntabwo Bruce Melodie ari kugenda ngo avuge ko ni from Kanombe cyangwa ni from 155. Oya nabyo niyo yabivuga kuko niyo niyo yabivuga, ariko bitewe na platform ariho muri Good Morning America. Bruce Melodie aya masaha ntabwo ntekereza ko aya masaha ntabwo Bruce Melodie akeneye support y'abafana be gusa, akeneye support y'abanyarwanda muri rusange n'abafana b'abandi. Nkuko iyo Amavubi yakinnye ntabwo abafana ba Rayon Sport n'aba APR bose barahindukira bakareba Amavubi, siko bimeze. So kugeza aya masaha kwa Bruce Melodie ari hariya, ntekereza ko aya masaha turamushyira mu cyiciro cy'Amavubi, ntabwo akiri APR cyangwa Rayon Sport. Bivuze ngo abantu bose bafana umuziki mu Rwanda muri rusange kabisa bagomba gushyigikira Bruce Melodie bitewe n'aho ari n'ibikorwa ari mu munsi. Can we do that? Twabikora aya masaha y'Inyarwanda, mu banyamakuru ntekereza ko byakabaye ari uri on top.
Yes. How did I go from this? mumpereze nimero reka zendore ndikugerageza mu wibwira se ko batari kukumva baba bari mu fake account barahari ntibari bukwitabe amagara Emmy ewe gawe Emmy byo namukoreye Emmy naramwamaganye nyuma yo gukora bya bibi ntabwo yanyitaba ariko mbonye uwo bita Janvier inyarwanda reka nze niba nyitaba ariko amagara Janvier wamagare no kunyarwanda Jidena cyangwa Punditi Punditi ntabwo telefone yiriho okay ariko hagati aho ngaho ndashaka kugira uhamagare na Jidena ntabwo mfite nimero zabo muraza kuzinyoherereza ndimo kugerageza n'uyu nguyu ntabwo ari kunyitaba so twakomeza ndabona abaswakimu bari kuzamuka nk'abanyamakuru ngiye ndashaka kugira ntabwo ngeza gushinja abantu ikosa mvuge ko nta kintu bakoze ariko ndaza kubabaza ibikorwa by'uyu musore arimo muri kubibona tuye dufata umwanya wo kunenga ariko n'umwanya wo gushima ibikorwa biba byakozwe tuwushime Bruce Melodie ntabwo tuzamushima yaramaze kuva muri ibi bikorwa arimo tubishime biri kuba sinzi niba turi kubyumvikana niba ari credit tuyimuhe iki gikorwa nta wundi muntu wigeze gukora ibi twabonye Tom Cruise agenda agiye kubonana na Kingston ntabwo bigeze babonana Tom Cruise ajya kurebana Kingston yoherejwe na Primus Guma ibyabaye mwarabibonye Sonia yego ibyo yamukoreye se ntiho bibonye buriya uyu Sonia nk'umu DJ ndashaka uze kuzamuka amasaha biteye isoni platform zanyu nari kubona ibikorwa bya Bruce Melodie shame on you Sonia umudije se Sonia ni umunyamakuru Sonia ko ari umudije so umudije none se umudije nagacuranga indirimbo z'abanyarwanda nagacuranga umuziki uyu muntu oya nge ndumva Sonia mutamubaza nk'umuntu utakoze inkuru kuko si umunyamakuru ndeka kumubaza Sonia afite platform nini ni nk'iyawe ni nk'iyundi wari we wese ntekereza kubona uwo mukobwa uri impande yawe yapostinze se tega amatwi niyo mpamvu nakoze iyi space umuntu wese ufite aho ahuriye n'umuziki tugende gakeya ngo ntabwo yapostinze ndi mu rusaku muri setup good evening mana nubwo kwanyise manager ndi manager wanjye hello Janvier erega nawe urakarima rirenze Janvier aranyandikiye ngo good evening manager ndi mu rusaku twavugana aha niba uri okay uretse gato mugenda gake mu mutinge gato mutinge si yari kumbwira ngo nimwandike ngo ari mu rusaku ndabaza abangaba okay it's okay Oswakimu garuka Oswakimu ongera uzamuke ntabwo nkwepa ese Oswakimu akora iki twagiye ugira discipline nese kuba cyera kumenya Oswakimu ariko no ni umunyamakuru wose nta muzi akorera iki kinyamakuru oya ariko Brian ntabwo babizi we ni ukuri niko tutazi umunyamakuru mugenzi wa niko utamenya abasiniya bawe ko bamaze kwinjira mu bitangazamakuru itonde shamu ubwo nyine nanjye ndi kukubaza ngakorera iki kinyamakuru nshobora kuba muzi kurindi izina iryo rya Swaki muri ba Swabura ntaryo nzi ngaho genda gake kandi urambabaza bura ntabwo ibintu babarira ihangane bibaho reka tugaruke kuri uretse gato tugende gakeya nani ntabwo mu nyumve muze kunyumva neza Oswaki ni network ariko biraza gukunda so my question is tugaruke no kubantuza umuhanzi muri Amerika dufite abahanzi bari bamaze igihe kirekire siko bimeze hariyo ba Sharina Nina hariyo ba Kitoko harimo ba Kitoko harimo Imbaraga na Platini bamwita nde harya wa undi winshashwa wari Imbaraga na Platini ninde hariyo Safi Madiba ngonde oya Safi Madiba ashinze ibirindiro muri Canada Safi Madiba ari mu biti reka mamagara uyu harya Risudi ari hehe ari muri Amerika mu ndebere kuri platform za Risudi riba nta kintu yigeze ashyiraho oya mise nyarukirayo nona barabikopa nyarukirayo Oswaki babara ruzamuke mu ndebere kwa Risudi tubaceze urumva bahati uraho
ndashaka kukubaza Yesu mbanje we. kugusuhuza ndabaza uri Yesu umuyobozi we. uri CEO w'ikinyamakuru Ukweli Times siko bimeze ikimwaro n'isoni kubona aya masaha icyiciro cyari muri Amerika ariko bikagaragara umuhanzi Bruce Melodie mudashobora kumushyigikira ngo mugaragaze ibikorwa arimo by'intashyikirwa mu biterwa n'iki urabizi ndi mu bantu bamupromotinze ugiye kuri profile yanjye ukagera kuri Ukweli Times ndi mu bantu bagiye bagaragaza ibikorwa no kumushimira biriho rwose sinzi niba utabibonye wenda nabipininga uri ubishaka nabikwereka rwose biriya bikorwa bindashyikirwa njyewe nk'umuyobozi uri muri diaspora nkaba ari ikinyamakuru why not biriya I'm proud of Bruce Melodie narabipostinze n'ejo narabipostinze nabisharinga kuki utabibonye ubundi kuki utabisharinga godpa okay ndakubaza ukamaza ntabwo ukibibona ubwo ngubwo ariko tuba twabikoze Bruce Melodie ni jyewe umuntu wenyine ngira ngo ubasha yaba kuri Instagram yaba kuri social media zose za Ukweli Times so I try my best birababaje arabikora wenyine kandi Bruce Melodie is doing amazing wenyine so birababaje so I don't know ndagushimiye cyane urakoze cyane godpa Hello? All right. So, ndi kumwe na Ernesto kuri telefone. Ernesto uraho? Yes, Bruce, bimeze bite? Amakuru yawe. Amakuru meza. Nkuko nari maze community nkagusaba uburenganzira turi kuri live ukurikiranwe n'abantu hafi 300. Ntabwo ngomba kukubwira ngo icyambere nuko unyemerera ikibi nkakubaza numbwira ko bidakunda ndakuvanaho. Okay, ngahombaza make. Wiriwe waramutse ariko umeze neza? Ya, meze neza ndakumveka. Uri mu bantu batahwemye gushyigikira umuziki nyarwanda na showbiz muri rusange. Turabigushimira nk'umunyamakuru w'umwuga kandi wabikoze neza aya masaha izina ryawe rikaba riteretse nk'ibuye turagushimira first of all. Ernesto murakoze cyane. Nabanje gusura imbuga z'abantu bakomeje gusapotinga umuziki muri rusange ni yihe mpamvu umuhanzi Bruce Melodie uri mu bikorwa by'intashyikirwa ushobora kujya kuri Good Morning America mu kiganiro nka kiriya ntitubone kuri platform zanyu mushyigikira umunyarwanda mwene wanyu mu gihugu murimo? Okay, sinzi uvuze muri rusange ariko njyewe personally naramushyigikiye kandi byaranshimishije kumubona yaba performance yo muri Good Morning America narayipostinze and I believe ko ni nanjye umuntu wa mbere wa postinze nyumva when she's around ku maradiyo hano muri Amerika. I mean nari nanabimenye ko igiye gutangira kujya muri rotation itaratangira kujyaho ndabipostinga you can even see on Twitter. Narabitweetinze like a long time ago mvuga ngo this song is about to be a big thing kubera ko nari namaze kubona ibintu barimo barayikorera nkabona nibyo n'ubusanzwe bakorera indirimbo z'abanya-Nigeria zikaba nini so ndavuga ni rero this song has to be big kubera ko yari naryoshye ndabivuga no muri Good Morning America n'ubundi naramupostinze performance ye narayikunze so Godfather njyewe ntabwo numva muri rusange sindubashe kugisubiza ariko njyewe so ikindi kibona muri rusange navuga ko simbizi wenda ugashobora kuba bidafite relationship nziza n'abo bantu cyangwa se wenda bakaba batishimira achievement yawe mpamvu batamupostinga bakaba badashobora batishimira achievement y'uyu musore akaba arimo badashobora kumupostinga uri mu bantu n'ingaruka mu Rwanda iyo ubonye nk'ikinyamakuru simbizi abantu baze kundebera mbere yuko mention ikinyamakuru ariko Djihad muze kumfasha bishobora kumeshoninga ikinyamakuru hano kandi cyarakoze icyo byagomba gukora bikaza kugaragara nabi bikaza nko kugihindanya oya ariko nacyo wakivuga tukakurebera nimba tukakurebera wa Nyarwanda cyangwa igihe niba iyi nkuru barayanditse niba batarayanditse nta na kimwe ibyo birandika
niba ibinyamakuru bifite imyidagaduro mu nshingano cyangwa ari byo bakora badashobora kwandika achievement nk'iyi ngiyi, ntekereza ko Bruce Melodie iyo yakoze ikintu nk'iki aba atakiri umunyamakuru ku giti cye. Iyo yaje nko muri Good Morning America baje nk'umunyarwanda, ntabwo baje nk'umuntu uva muri label runaka. Ibi bintu byari bikwiye nk'umuntu umaze igihe kirekire muri ibi bintu, ni ubuye butumwa watanga. Ni ikibazo gikomeye cyane nyine kuba bashobora gufata umwanya barimo kwandika ku bibazo wenda biri muri industry, abantu babiri bashwanye, abantu babiri bavuganye nabi, ariko nyine umuntu akaba ashobora kugera muri gukora performance nk'iriya ntihagire umuntu yandika. Umuntu ashobora kuko nta nubwo ari n'ibyo gusa, njyewe I follow Melodie. Iyo urebye n'amacarenje bari gukora, afite content nyinshi arimo kugenda ashyira hanze, arimo aragaragaza ubuzima buri ku mihanda ya New York, arimo aragaragaza ibintu bigiye bitandukanye. So izo ngizo ni hanze ntekereza media yo mu Rwanda yagakwiye kuba irimo kuexplora kuruta wenda kugira ibindi bintu ipostinga, kuko nanone buriya biranababaza. Wenda reka nanabivuga wenda ku bantu wenda batari wenda bari mu Rwanda babyumve, birababaza iyo umuntu ufite ikintu wagezeho mu Rwanda wajya nko gusaba, wajya gukomanga nk'ahantu ukababwira ati njyewe ndi umuntu wakoze ibintu n'ibi bakugugoringa, bagasanga stories, kuko urumva most of the stories tuba twandikwaho cyangwa se abantu nk'izo Melodie yandikwa inyinshi bakugugoringa bagasanga 80% Brian, mute your mic. Brian. Funga mic yawe. Thank you. Komeza Ernesto. Brian yari afite aragaza nasakuza. Yeah. navuga nti nuko wenda nka Melodie cyangwa abandi bahanzi badashobora kuza ngo basobanure peni yabo ku buryo umuntu yayumva, ariko birababaza kuba nk'umuntu nka Melodie ashobora kujya gukomanga ahantu akavuga ati I'm a superstar in Rwanda, and then bagugoringa bashaka kumenya uyu superstar ninde, ugasanga kuri YouTube ibi cyangwa se kuri ayo ma website top stories zirimo ziramuvuga nabi, gusa zirimo ziramubashinga, ntaziri kuvuga achievement abo. Urumva kiba ari ikibazo, bituma nabo bantu bakwibaza. Njyewe rero numva ko media yo mu Rwanda yagakwiye, especially entertainment, yagakwiye kwinjiramo agafutu ikaba supportive cyane kuruta kunenga. No kunenga nta kibazo, ariko buri no kunenga byakomeje kuba ari byo bisumba gushima, ngira ngo kiba cyamaze ikibazo. Ubutumwa kumusangira ngendo Bruce Melodie y'amasaha nicyo amubwira. Turamwemera cyane, we namubwira ngo nakomeze akore cyane, ariko anongere umubano we mwiza hagati y'abantu bari muri industry. Abantu bari muri industry ubwo ndavuga abahanzi bagenzi be, yaba bamuruta n'abari inyuma ye, ahavuga nyine n'abandi bantu bafite amaroles baplayinga muri music industry, kuko kugira ngo utere imbere mu muziki ahariho hose nta muntu wiga, ntabwo ushobora kubikora wenyine. So you need people, kandi si ngombwa ko aba ari abajama bawe gusa cyangwa inshuti zawe. Mushobora no gukorana muri industry mutanaziranye, mutanavugana, ariko mwubahana. Iyo harimo kubahana, akazi karakorwa. So nicyo namubwira, naho ubundi ameze neza kabisa, ahagaze neza. Urakoze cyane, ndagushimiye, ugire umunsi mwiza bwana Ernesto, kandi thank you so much gusupportinga umuntu nka Bruce Melodie. Okay bro, thanks. Okay. Uyu ni Ernesto Wakasamutwe wamenyekanye cyane. Ibi bikorwa bya Bruce Melodie ntabwo tuza kubirenza amaso. Aya masaha ntabwo Bruce Melodie ari muri Amerika nka Bruce Melodie, ari hariya afite ibendera ry'igihugu, ntabwo afite plaque ya barabasiye, ari hariya nk'umunyarwanda. That's why we have to support him, kandi tukaappreciatinga ibikorwa bye, tukanamubwira ko ibyo ari gukora mbere yuko bishimisha abandi na mbere yuko abanyamahanga babibona, turi kubibona nk'abanyarwanda. Twihuta. Osokim urahari? Network ntabwo ikunda, reka dufate Ukweli Times. Yes, Golfa, uranyumva? Ndakumva ba. Urakoze brother. Reba kuri dashboard ashize 2 days 3 days posting the Bruce Melodie tumushimira rwose. Ugiye kuri Instagram yacu ya Ukweli Times, nijye byibereho gusa. Ubu video bwe gusa ngo bwibereho kuri Ukweli Times kuri Instagram, ababasha gusura and I really appreciate for this square call. Nibo posting ubwabo, nibo bipapa bakimama. Nibe nyine bibabaje ko nkanjye
ndafashe umwanzuro wo kubigira, you know, I try my best aho bigera hose ubwo nyine, ariko it's ni indi stage, ni indi ntambwe gusa Bruce Melodie agezeho ikomeye cyane. Good morning America, my goodness, it's a really huge show. It's kujya performing ahari, I don't know how even these guys did it, ariko we have to appreciate. And yeah, bigize bataginga abatipe rwose nabo bakabitutinga, so I try my best and supporting umuziki, kandi nawe wakoze vraiment nubwo amamagaye intungo, ariko nagira ngo wereke yuko turi mu kazi nka ukweli times. Murakoze cyane. Right. Gato Godfa. Yes sir. Uwo ni bahati nzi cyangwa nundi? Ni uyu nguyu ni bahati nyiri ukweli times. Ariko Djihad bishitaho. Baha. Nawe utamasetse yaje koko Aha, ndumiwe. Ntari bose. Turavugana. Okay, merci, nicyo nashaka. Okay. Djihad. Ntabwo ari ubizi usaba Djihad. Aradukira. Ntabyo narinzi. Ofete, mureke mbabwire. Iyo mpamvu ibintu Bruce Melodie arimo. Ndashaka kubwira yuko ari umuhanzi abanyamakuru batikomye niyo yaba ari muri Uganda. Mbabwiza ukuri babivuga. Ariko nimuza kureba, muraza kureba abantu mushyire hasi, abanyarwanda dukwiriye kumenya amakuru. Ikindi abayobozi b'ibitangaza amakuru bo kubera iki batanahwitura abakozi babo? Kabone niyo umunyamakuru yaba atabishaka agomba kubikora, as long as umunyarwanda arashaka kumenya amakuru, umuturage arashaka kumenya amakuru. The tables have turned on Africa's most iconic apex predator. This lion nibaza impamvu ese umuntu waje kureba ikinyamakuru cyanyu mukorera mwibwira ko aza kureba mwebwe cyangwa aza kubera amakuru mubaha? Bon, amazi iminsi yaragiye ari gukora tuwa, amafoto kabone niyo umuntu atayaguha, ufite uburenganzira bwo gushaka amakuru, ayashyira ku rukuta rwe no kuri 155 amafoto ajyaho rwose, abantu barapostinga, kandi n'abahanzi bagenzi be mwakishimiye intambwe mwanagakoze, n'abajya mu ma interview mwagafasha umwanya mukavuga ngo turashimira Bruce Melodie ku ntambwe amaze guteza igihugu cyacu, ku ntambwe iri n'izina ryacu. No kuvuga ngo ntimwumve ko Bruce Melodie ari hariya nkawe wenyine. Yego ari hariya, ni inyungu ze, ni inyungu zacu twese, ni inyungu z'abakunda umuziki nyarwanda, ni inyungu z'abahanzi muri rusange. Ubuhana kabayeho byibura nka ministeri runaka ibifite mu nshingano, umunsi yaje ikaba yanamutumira, ikaba yanamutumwa n'urugero, bagatumira abanyamakuru bakamubaza byagenze ibi bana gatwitinze ese yo bite. Turumvikana, umva ambasade ya Amerika, nani ambasade y'u Rwanda muri Amerika, turumvikana, ariko ibi ni kimuze no kuvuga abanyamakuru kube n'ambasade y'u Rwanda muri Amerika. Oya. Yego. Oya, amarangamutima nkoresheje ntimukaba abari mari leta kuvuze ngo iri ni itema ku Rwanda wenda bakora kereza ko kandi uzaba bazamuka bashobora kuva muri oya nagereka tumutegereze bazabikora, ariko nyine ariko navuze nabyo byakabaye, ariko ntabwo ntekereza ko akiri muri Amerika. none se turi kuvuga ngo kubera ukabya kandi univa bivuze ko bakaba yabikora, ntekereza ko azafatwa no
oya bari kuba tekerereje ubwo rero n'abanyamakuru bazana akose n'abandi bakiri Rwanda ibyarageraga yuko asubira mu gihugu agasura ambasade ambasade ikabona kujya guteka ikava kuri ibintu yaje bakanamushinga ntabwo biraba too late komeza giha kuvuga gutya kuki se wumva yuko yajyayo nawe ubwe yakayisanze ikindi na Bruce Melodie nawe ubwe cyangwa na timuye bafite amanimero y'abanyamakuru nabwo bareke gusukura yes tubwizanye ukuri abanyamakuru barabazi ababaswakimu barabazi bakora ibiganiro byari cyane abandika barabazi bakwiriye kubasangiza amakuru ubishinzwe na Bruce Melodie abonye n'akanya akabasangiza uri hariya akandikira umunyamakuru nimba ari ukwenkuru akamwandikira turi gukora ibi bimeze gutya turi muri ibi dufite gahunda imeze gutya bimeze gutya bose barajya kwa pudetinga ibyo batahawe nanone nitugaruka ku banyamakuru urabagaruka uraza gusanga umunyamakuru amakuru yabonye ushobora kuyaka cyangwa n'undi akayamuha ubu njye ni ukuvuga ushobora kwaka amakuru cyangwa umuntu akayamuha uri kumva ashakisha niba umunyamakuru atashakishije wowe wagerageje kuvugisha umunyamakuru bimeze bite twe turi muri Amerika turi muri iki gikorwa meze gutya na gutya nanone nujya aho ngaho nuko muri usyo ukone n'ingasi yewe niyo mpamvu mu buzima bwanjye sinzi kujya ku ruhande rwose mujye mumbabarira urumva nabo uruhare bagize uruhare bagize yego uruhare bagize n'ibikorwa barimo none ndabyumva none se uruhare bagize kugira ngo ibyo bikorwa abanyarwanda bibagereho ni uruhe ubu nimba ntuye Nyamasheke ndibuze gusoma niba umunyamakuru atashatse amakuru njyewe sinshobora kumusangiza amakuru byibura ntabwo dufite abanyamakuru uretse gato mu banyamakuru b'imyidagaduro ntabwo abanyamakuru batanga ibyo abaturage bashaka kureba abanyamakuru b'imyidagaduro batanga ibikenewe Melodie ariko tugiye gukora itangazamakuru rizima kuko itangazamakuru riri mu buyobozi mu myidagaduro harimo itangazamakuru rizima cyangwa bareba uwo bashaka ese Godfa nujya kurenganya umunyamakuru reka nanjye magara hano nubwo njyewe nta gitangazamakuru nkorera cyandika uri kumva nubwo nagira gute ariko nabariya ubwabo nabo bagahereje abanyamakuru baziranye nk'uko basanzwe n'ubundi bakorana bafite ukuntu bakorana turumvikana niba rero uko bakorana babikatinze ni ikibazo none se Coach Gayeri cyangwa Bruce Melodie bananiwe kohereza amafoto bayahereza umunyamakuru X kugira ngo yandike inkuru aho ngaho reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya sibyo njye kugeza amasaha niyo mpamvu navuze ntangiye kino kiganiro Djihad sibyo imikoranire aha ngaha Bruce Melodie sibyo ugerageze kunyumva kankubaza ikintu kimwe Djihad aya masaha Bruce Melodie yaramutse agiye muri Grammy Award ikinyamakuru inyarwanda bakwandika cyangwa igihe bakwandika ntago bakwandika rero mpamvu nakubwiye niyo yajya muri Kampala bashaka kumwandikaho bamwandikaho ariko uretse gato nanone tugaruke ku ruhande rwa bariya ba nyiri igikorwa sibyo kandi nanone cyacu bo bakoze uruhe ruhare bavugishije abanyamakuru babahaye n'ayo mafoto babahaye gahunda uko iteye babapudetinze muri make uretse gato Bruce Melodie najya gusohora indirimbo urimo kunyumva najya gusohora indirimbo azaprocinga abanyamakuru kugira ngo indirimbo imenyekane ariko ntekereza ko none se kubera iki nimba agiye mu gikorwa atabwira abanyamakuru kugira ngo n'abandi baturage bakibone hari ibikorwa bidakeneye kugira ngo ubivuge Djihad bishobora kwivugira ku giti cyabo sawa nta nakubajije ngo aya masaha Bruce Melodie agiye muri Grammy Award bakamunominatinga byasaba kugira ngo yandikire ibinyamakuru bisabe kubivuga
ntabwo bishoboka bazavuga ahangaha none kukubwira ibi bikorwa nanjye niyo mpamvu nakubwiye Godfather sinzi nimba uri kunyumva abanyamakuru bo mu Rwanda bari bakwiriye gukora inkuru kuri Bruce Melodie bagashaka amakuru dore ko batanayabura bakajya no ku rukuta rwe no ku rukuta rwa management ye bagakuraho inkuru ndanavuga ni ndababwiye niyo iyo baba bafite gahunda yo kumwandikaho niyo yaba ari mu Bugande aha hirya babivuga ariko nanone reka tugaruke kuri uru ruhande nanone nimba nanone umunyamakuru mutamusangije amakuru sibyo nanone tugaruke uruhare rw'umunyamakuru n'uruhe uruhare rw'umuhanzi na management n'uruhe mwitangaza ntabwo umunyamakuru uretse kanzaho ngo ngusubize rero niho hantu haba kuko umunyamakuru afite uburenganzira bwo gushaka amakuru cyangwa akayahabwa niba atashatse amakuru yamuhe ntabwo ibi bikorwa bya Bruce Melodie arimo ahangaha hari ikibazo ibi bikorwa bya Bruce Melodie nimba none mugenda kwigara mukarega gatuza ngo ibikorwa byanjye ngo gye nibatabyandikaho birabareba barabibona nanjye ubwanjye nzagira uruhare mu kugira ngo ibikorwa byanjye byandikwe nzavugisha umunyamakuru ntamuvugisha nawe atashatse amakuru azanyihorera niyo mpamvu ngukunda mu kiganiro nk'ubu niyo mpamvu ngukunda mu kiganiro nk'ubu deja wahise ufata side ni ukuvuga ngo ahangaha ngiye ikintu nta side nafashe pe ndabikubwiye reka twumve umunyamategeko ntushyiriremo ntumpimbire mvugira hanze nk'induru navuze ngo biratangaje kubona abanyamakuru mu Rwanda batarakora inkuru yewe n'abavuga rikijyana n'aba-influencer n'abahanzi bagenzi be yego urumva biratangaje abahanzi bagenzi be ababashije kubaza umunyamakuru umunyamakuru ntari buvuge izina nahamagaye yambwiye ngo ntabwo ngo platform nizaho bazikoresha uko bashaka hanyuma umuhanzi nabajije yambwiye ko atari umupromota reka twumve ngahibaze n'ukuri kw'Imana cyokora reka nkubwire aba bahanzi bo mu Rwanda n'aba banyamakuru munacoka n'ishyari ryanyu niyo mpamvu ndi kukubwira kuki batabikoze sibyo kandi n'ukuri n'ibintu byumvikana ikindi umunyamakuru nimba atashatse amakuru ese umuyobozi w'ikigo kuki atashyize pressure ku bakozi be ikindi nitujya ku ruhande rwa Bruce Melodie na timu ye bo n'uruhe ruhare ko bafite amanimero y'abanyamakuru babasangije amakuru uragira ngo Kenny aba ari ujya kubikora se na Kenny yabikora na coach Gael yabikora urumva yes aho ngaho tuvuye jewe ibyonyine oya wivuga ngo tube tuvuye ni dukoma urutyo tujye dukoma n'ingasere n'ukuri kumbwira ngo nafashe uruhande rumwe never yesu nshobora gufata uruhande rumwe reka twumve kuko abanyamakuru ba hano mu Rwanda mwese mwigize incakura mbabwiza ukuri murabura gutangaza amakuru nimba bivuga ngo itangaza amakuru riri mu buyobozi akoze cyane Godfather mwiriwe mwese wiriwe ariko ijwi ryawe riri kure okay how about now this is still ndi mu modoka somya okay ngiye kugerageza kuvuga cyane so first of all finally thank you for I guess you know hari intumwa za Yesu yitwaga Thomas yemeraga itinze so nyine abanyamatike nose no mbere ngiye gupromotinga Bruce Melodie hari umunsi ngiye ntajya mvuga ibyiza bya akose ko nivugiraga bibiliya nose ubwa sinabonye n'ibyo wanditse nose Melodie ejo bundi ari muri Amerika ese wamumanura oya si mumanura ndabizi nabonye yananditse wenyita intumwa ngiye ndi mu bantu Claudine igihe cyo gushima ndashima ako na kari no nabonye n'ibyo wanditse reka nze manze ariko Godfather ese Godfather wagire ku muntu agatanga igitekerezo cyo kwacyumva ese Godfather kuki urabanga yuko umuntu avuga ko wakoze ikintu kuvuga ngo finally Claudine si ubwa mbere nkoze
subwa mbere nkoze space ndi gushima kuko n'ubushineje bundi wavuze kuri ko ari kuze wawe ariko rero ntibyamubuza kuvuga gutyo kuko n'ubundi muri iyi minsi wari umaze iminsi n'ubundi ubumukoza godifata ahubwo ari nta munsi nazamumukoza Imana ishimwe ntega amatwi ibingibi iyo muvuga ngo nta munsi n'umwe nigeze ndeka gushima ibikorwa bya Bruce Melodie nta munsi none umunyarwanda reka kuvuga ibyo yumvise ejo cyangwa ejo bundi waretse agakomeza ibitekerezo si ubwa mbere si ubwa nyuma nzamushumika oya ariko Godfather nawe ese Godfather wajya ureka kurakazwa n'ubusako natwe twamenye oya babanzamuriye kamere babanzamuriye kamere avaye urayisanga wowe uri umurima ari he uri renze manza wumva Godfather ni hafi y'isabato manza wumva reka nkubwire urimo kunyumva ntabwo nshaka kugira ngo muzamurire isukari ndanga n'umutima mwiza nta munsi n'umwe ko Djihad okay that's sorry Godfather umva nkubwire Claudie nta munsi n'umwe ngo kumushumika ninongera kubona mu bikorwa by'umwana nkura sizaraka kumutwika rwose nibyo Godfather uzamushumika rwose nibyo jewe ibingibi mugira nta munsi n'umwe vuga ngo uzamushumika ngwiki n'uyu munsi namutotora umvite ni kuvuga kimwe mu bantu gendi mu bantu baje hano ntabwo rwambere namaganye itangazamakuru kwirengagiza ibikorwa bya Bruce Melodie kandi ariko bishingiye ku gihugu nagiye kuri live ye ndabivuga ndaza no nkora ama space to supporting mbere ko ajya kurimba muri mene si ubwa mbere ibikorwa bizima ndabishigikira ariko nta nubwo n'ikintu areka kukivuga so ntuvuge rero ngo nemeye nta munsi n'umwe ntemera ibikorwa bya Bruce Melodie oya okay so I guess black ntago zikorwa no muri space oya Korodi black arazumva nuko ubu uyu mugoro batashaka kuzumva ikomereze rwose okay got it eka ikintu nashaka kuvuga ni kuri no first of all Good Morning America ni one of my favorite shows ndayikunda ndayikurikira mu gitondo iyo ndimo gufata breakfast rero ukuntu bigenda kwa gatanu no wasohora gahunda ya next week on Monday, Tuesday, Wednesday so iriya gahunda ya Bruce Melodie nagiye kora mbona bayishyize kuri televiziyo ngo coming next week Shaggy and Bruce Melodie. I was like, what? I went out kuri TV on Friday ubwo niyo hari no tariki kwazaza Monday the 18th so niho byasohotse kandi ziriya shows bari live the live concert abantu bajya performinga ni nk'aba Beyonce, Burna Boy niwe numva nabonye kuri Good Morning America muri Africa I don't know maybe na Davido n'abantu bakeya that's a good path for him to get a Grammy nomination so byamenyekanye Friday kandi nabo nubwo bari babizi ntabwo bari bemerewe kubivuga until Good Morning America ibishyize hanze on Friday niko bigenda nyine kuko it's a live show even no kuri Kelly and the other guy so ari ikintu rero Ernest yavuze ubushobora ko abantu batazi importance y'iriya collaboration collab with Shaggy baravuga ngo muzehe ngafite imyaka 80 ariko ntabwo bazi ko this thing called goodwill y'umuntu ya building a name nka Shaggy nka muza n'abandi basitari bose bakuze sinzi niba muzi nuza Tracy Chapman afite indirimbo yagize collabo n'undi muririmbyi mushyashya a young person none yarongeye irazamuka byatari so there's umuhanzi afite amateka afite Grammys Shaggy afite Grammys nyinshi irenze imwe at least so iyo azanye indirimbo nshyashya aba afite connections kubona access to free Good Morning America it's a phone call for him ahantu hose nyine yahamagara bamwitaba kuko ni Shaggy afite izina so in the end from the beginning imbonye akoze collabo na Shaggy now that this is a big deal kuko nkuko Ernest bivuze nabonaga ko bizagenda bikagira naha you be surprised you abonye na Grammy nomination now sometimes I drive here nkumva sofa ya makuru ya nyine Selena Gomez yakoranye na wa mtipe yitwa no muri Nigeria bikaba a huge hit nayo ushobora kugenda gutya so rero sinzi niba abanyamakuru bo mu Rwanda babisobanukiwe na the platform ya Good Morning America ni ABC is a national TV ukuvuga everywhere in the 50 states byarasohotse donc yaragaragaye so that's very big ntabwo ari ukuvuga ngo ni umujyi umwe ngo ni state imwe it's the whole United States so it's a very huge platform and he did very well nyine ni pride y'u Rwanda ahantu hose
abavuga ngo Rwanda all the way from Rwanda, so that's very good. Ni no kuzamura ibendera ry'u Rwanda ufite ishema, and nazamutse Djihad avuga ngo visa yajeho jewe urasiko domain yanjye ni immigration law. Your visa ndayizi, ntabwo ari anybody who can have that visa. It's a very top visa, and I mean abatamushyigikira batamushyigikiye, I don't know niba hari icyo azahomba, ariko nyine wa mugani ni ukuguma maybe ukwezi times n'abandi banyamakuru bazafata uza segment yo kumvikanisha nyine the significance ya platform hili ya Good Morning America, nagiye no kuri kwa Kelly since niba yaragiye kuri The View, so that's very good. It's a big deal. Yeah, now undi ngo tufata nyine urabona nawe wageze uremera, ariko it's very good. Ega kuboka ukari kujya ngo ntamboga mu menyo, that's good. wa mugore wabaye imbabariye icyo uretse gato Claudine, but thank you. ariko Claudine nawe yabavuze nibyo, none se muzi ngo niba none se muzi ngo ni Sylvie waho ntihari ntiyivugire ko atari umugore arakukomye. Umva Claudine, kamubwira ikintu kimwe, urumva ugura mwita umugore umuntu, ubundi ijambo umugore nta muntu wita umugore umuntu atakuye, ntibikunda iyo jambo ariko notation biterwa n'ukuntu itonde biterwa n'ukuntu byumvikanye. Wa mugore yagushyizemo ideology ntashobora kuzuka. Kese ngende umufeministe ariko ntabwo yishyizemo nari nyisanganwe. Uri umufeministe nawe waramenetse, nta kibazo. So Claudine, umva nkubwira ikintu kimwe, sibyo? Ahangaha ntabwo nshaka nino ngakunda, ntabwo uzatungurwa ejo. Njewe icyera kirera, I'm telling you, ntabwo ndahangaha nakuva ku munsi wa mbere. Ibikorwa by'uyu musore ndabyemera, ni umuhanga. Ntabwo umuntu Riderman yabivuze neza Djihad. Riderman yaravuze ngo umuntu wanga Bruce Melodie n'ibihangano by'ubwo ntabwo akunda umuziki muri rusange. Ibyo bintu bivuga ama space yose. Riderman niko yakotinze. This guy, umuntu udakunda imiziki ya Bruce Melodie abadakunda umuziki muri rusange, kuko ni umuhanga, ni umuririmbyi. Ariko ntabwo ibyo bivuze ko ibindi nka biriya bine negative umuntu ashobora kubinenga. No, ntabwo ariko bimeze. Aya masanja ibyo kuvuga ngo naremeye, no, ntabwo bivuze ko n'aya masaha hongeye kuza ibintu nka biriya nzahaguruka mvuge. Niyo mpamvu kugeza aya masaha ntibari kumwe ngo nimpamagare Emmy. Yaramborotse kubera iki? Yaramborotse kubera Bruce Melodie. Emmy ntabwo aho nciye yacisha umuriro. Emmy wo kugiye wavugaga wagiye gushaka umugore wa Bruce Melodie ngamufungisha. Urumva ibyo byose ntibyabaye ejo bundi, ntimubizi, ariko abantu bafata kamwe. I don't know. Yes, space muri nizani kendera. Urabizi. Nshumika Emmy hano ntabwo bizi. Oya Claudine yagera mu kazi. Claudine ndi mu bantu hano barwariye Bruce Melodie, ntabwo akora ibintu muri kubeza mu ntabwo yafata. So Bruce Melodie ibyo ari gukora, ibikorwa bye turabishima, twifuza ko biba appreciated right now. Kuko nabikoze the last time, ni ibintu bigaragara, tunanega ibinyamakuru kugeza aya masaha. Reka mbaho urugero, nabonye igihe n'ibindi binyamakuru bandika breaking news ko Kayiniro Gaba yawe promoted, babibonye mu binyamakuru bya Uganda. Bivuze ngo aya masaha dufite New Times n'ibindi binyamakuru byandika mu zindi ndimi. Aya masaha bakaba bandika izi nkuru, ibindi ni was Good Morning America icyari cyo. Uravuze? Ntibazi uremere bwo ariko wagiye reka barabizi ariko kuko ejo bundi byarambabaje kandi narabivuze, ntabwo nyiri banga. Ejo bundi ubwo aherutse muri Amerika pa ubwo bagarutse, uriya musore ajya kuri Instagram akajya kwiyamamariza igitabo ntabwo waba ugiye hari nabwo yarafite televiziyo muri Amerika yagomba gupafominga, ariko birababaje kubona ari mu modoka ari kujya muri mera akiyamamariza igitaramo koko. Ibyo bintu birakwiye. Ntuzabe kigufi uyu nguyu utari maze indirimbo 3 bamwita Kenisoro aza muri Canada ibinyamakuru bikandika. Shame on you, abantu mwandika ibi bintu byo kuzana abanyamakuru b'ibigoryi, umuntu akagera agakora inkuru bitewe n'amarangamutima ku buryo umuntu uterura idarapo ry'igihugu aya masaha mukamwirengagiza mubyandike. Ntabwo biteye ikimwaro. So nk'abaturage ubu ngubu dukora itangazamakuru mu baturage, like barigita gutera mu cyongereza munyibutse
babyita citizen citizen journalist urakoze cyane nkatwe dukora citizen journalist mureke tubivuge journalism ariko se ariko bite byawe wowe ugikora ibyumba ugikora muri HCR wavugaga icyo cyongereza wari ubizi ntabwo nakoze ibyuma nakoraga i Kigali najyaga ibyuma muri misiyo wajyaga ibyumba sinkuzi se iyo wazaga ibyumba wavugaga icyongereza tegereza nanjye ndacyari mu kinanga nzakivuga nanjye nzakivuga ihangane haracyari kare so icyo tuvuga abakora citizen journalism I wish ko ibingibi dushobora tureza peperusha bendera mureke Bruce Melodie twa appreciating ibikore gukora na team ye dore na ntuza na shondoroketa na gaire ntabwo akipanga muri kamera nabonye ejo bundi imana kamera iramufata ibihushuka kabisa ntabwo ashaka kuyiyereka nawe urabona ko ahangana ni bo kabisa yamaze kumenya akazi murebe nabonye muri iyi video ebana gaire ari iri adashaka no kuyerekana kamera ibi ngibi niyo twashakaga so urabona ko noneho afokasinze kugira ngo umuhanzi we agende aboosting agere kure tuzabona gaire muri Grammy Award ni Grammy whatever muri Grammy tuzamubona siko bimeze ariko kugeza amasaha ntabwo katutangariza itangazamakuru ntabwo mugifite inkoni y'icyuma nkuko barimo bemeze 12 2012 umuhanzi mutavuga ntabwo yazamukaga uyu munsi platform za Bruce Melodie zirahagije kugira ngo zimwereke isi citizen journalism dufite ububasha bwo gutuma umuhanzi wacu ashininga so for now but the point I need to get out you know nenda kuvuga kari important buryo nka buriya Shaggy n'ukuntu yamwakiriye kuko abantu bakora collab ntibagirane niba clicking they don't click buriya bara clicking rero bituma nawe ashyiramo umwete kumu promoting you know nabyo I think murabizi ko hari igihe abahanzi bakoranye bitewe n'ukuntu bakoranye you know n'agaciro umuhanzi kari mitwe nonsense Mike ndamaze okay all right thank you Godfather ijambo rimwe ndabizi okay ubutumwa ku muntu ukunda ndabizi wakwisiga n'amarangi kuri Bruce Melodie muhereza message ndabizi rega kinyusa amasaha byatangiye muri mubwire azaziteka ikana komereza n'umuhaye keep using amagambo ntabwo Bruce Melodie amagambo make yari kuririmba bari nowe nta magambo afite akoresha Bruce Melodie atari kuririmba bari kuvuganira amagambo ariko urazi to keep your personality is good too niba ari humble azaguma ari humble nta mpamvu yo kuvuga ngo agiye kuba igitangaza niba asanzwe ajya kuri Instagram azakomeza ajyeho niba asanzwe ajya kuri za YouTube azakomeza ajyeho nyine uko we yiyumva azakomeza urakoze cyane Bruce Melodie ice fishing has never looked quite like this before. Whoever came up with this technique must be a true innovator. Watch as he expertly reels in his catch. And voila! Success! y'uburemere bw'ibikorwa urimo arimo kandi nk'umuntu umenyereye muri Amerika uzi n'ububasha bw'iriya ntuza ni ukuri uduteye intege zo kutwumvisha ko even na Grammy ashobora kuzayifata bitewe n'uburemere bw'ibintu ari gukora. Urakoze kumutera courage, ndagushimiye Claudine kandi keep it up. Arakoze Claudine. By the way, so tugaruka ngabaha okay mbere yuko dufata Chantal na Sunday okay ni iki wakongeraho. Tunagushimira by the way muri ntuza muri Ukore Times you did what you have to do. Yeah, urakoze. Yeah, I try my best. Yeah, ndashaka gusubiza ko Djihad nusa ko muza ku kintu cya ambassade ndashaka kugira ngo mwunganire kuko ambassade ibintu bimwe nk'ibikorwa biba byabaye irabiri tweetinga rwose mugiye kuri Rwanda in USA mushaka kureba ambassade irabiri tweetinze ibintu bya Bruce Melodie so which is good iba yabikoze ahubwo nuko na the following wenda account ya embassy ngirengo ariko biriho
breaking news kuri iriya ibintu byo muri ibi bintu nyine byo muri Good Morning America. So yeah, yasubiza Djihad. Claudine, thank you now. Very blessed with now and now by amabara y'ubusa very good. So yeah, Claudine so near camera. Okay, thank you so much for that. Wow, Harima is back. Harima, Kita nak kau kisah Harima semua tu ni. Kita dapat spesial buat kita bersama. Ya, mwiriwe mwese nanjye nagira mbasuhuze. Akamesaje ka Harima nanjye nari maze kukabona dusohoza nanjye ndamushohoje. Jewe ntago ndi buvuge kuri Bruce Melodie cyangwa kuri The Ben n'abahanzi, ariko ndavuga in general uko entertainment industry yacu mbona ihagaze. Hari umugani w'Abanyamerika bavuga cyangwa se a quote ivuga ngo together we stand, divided we fall. Ibintu bya entertainment industry yacu bijya bintera impungenge kuko mbonaho kugira ngo abantu bashire imbaraga bashire umwanya mu guhuza imbaraga, bashire ibitekerezo mu guhuza imbaraga, ahubwo habaho ibintu bya division no gushwanyaguzanya, atari nari no muri music gusa, niyo ugiye mu mupira, niyo ugiye mu banyamakuru, mbese entertainment industry yose isa nkaho ni urugamba kandi entertainment industry yacu nta naho iranagera, nta naho irava, nta naho iranagera. Turacyari weak cyane, turacyari inyuma cyane, not even on the regional level. No muri nubwo tutavuga na international, nubwo tutavuga na America. Ikintu mbona muri industry kigoye, dufite abana bafite talent pe, dufite urubyiruko rufite talent, dufite abantu bakuze bafite talent, haba no mu gushushanya, haba no kugira gute, dufite abantu bafite talent. No muri music wajya mu music bikaba ibindi, ariko kugira talent ubwayo ntago bihagije. Iyo ugize talent ugomba kugira coach, ugomba kubyiga, ugomba kugira mentor. Ikintu gihari kinini cyane, aba artiste bacu ntago bagira ba mentors, kandi burya artiste agira mu mentor nako n'undi muntu wese agomba abakeneye mentor, nabo abanyamakuru bakeneye ba mentors. Iyo ugize fame ntago ubasha kuyimanaginga, upfa kugira akantu ka public appearance, wabona fame ntago ubasha kuyimanaginga iyo udafite mentor ukubwira no kwamanaginga fame, kuko kugira talent ubwayo ntago biba bihagije. So dufite ikibazo rero cyuko usanga umuntu agira fame bikaba by'igihe gito cyane. Kera hari say bajyaga bavuga mu Rwanda, bavuga ngo kanaka, cyane cyane ku bakinnyi b'umupira kuko baririmbye ntago twagiraga benshi, jewe mbyiruka, ariko wasangaga bavuga ngo kanaka ngo yagize 6 nk'iya Secret, bivuze ngo it's very very short time. Usanga umuntu yazamutse ariko yagera ahantu akanirwa ku managinga ya fame, agahita droppinga nabi cyane, ntongere no kugaruka kuri scene. Get ready to witness some incredible processes that you might never have seen before. Yamaze kugera hejuru. First up, check out the epic technique for gluing rhinestones onto caps. It's seriously cool and all done in one go. You see, it creates a sparkling masterpiece in no time. Next up, watch as beads are meticulously sewn into the tops. Watching the beads come together to form beautiful patterns is nothing short of mesmerizing. And just when you think you've seen it all, witness shoes being expertly sewn together. This is nothing short of incredible. And now prepare to be amazed, because this next process is even cooler than the last one. Truly extraordinary. And if that wasn't enough, get ready to be blown away by the process of making baby shoes. Last but not least, don't miss out on the production of glasses. These are moments you won't want to miss.
turimo kubyiganira mu nzira tubashakira These behind-the-scenes glimpses are something we rarely get to see, and we are glad you got the chance to witness them. I have a dream kugira ngo tuzabigeraho. Ariko until then, ni dukora industry ikomeye. Apana ibintu bya improvisation. Bigomba ko umuntu gukora kugira ngo yigise. Ntafite team backing up, ntafite manager, a good manager amana. Reka manager kuba usanga abantu n'abari muri industry n'abantu murabibona amatara ariko n'abantu usanga umwana muri episode y'amezi 6 cyangwa y'umwaka wose ngo agenda ngo afata ngo 25k ngo iyo yaje mpeze kubibona kuri YouTube ngo iyo yaje gupracticinga kuri hustling ukumva birababaje cyane. It's very sad. So rero nk'ubu nk'aba baba hati ba Godfather abantu muri no hanze mwagombye kuba munaza nibura no gutera inkunga ibyo ba Claudine ibyo mwigiye aho ngaho hakurya mu mahanga mukaza mugatera inkunga. So rero none ko ndi kumva ubigize muri rusange kandi dufokasinze ku bikorwa Bruce Melodie arimo muri Amerika wabigarukaho gato. Ibikorwa Bruce Melodie arimo muri Amerika, he's raising the flag very high. Ariko again my concern ni nk'ibi ngiye murimo kuvuga ngo abanyamakuru ntibamusapotinze, why not? Na abandi muri industry bari basiganye ntibamusapotinze, ejo mu gitondo nava kuri stage tuzamwakira gute? Ni gute? How can we sustain his work? How can we make him raise up even higher? Kuvuga ko yagiye kuri Good Morning Show Good Morning America show ntabwo ubwabyo bihagije. Igihagije no kumenya ngo turabigenza gute kugira ngo bibe sustainable. So we need to know no muri 10 years uvuze hari ukuntu wakomeje kuri management ibyo yagezeho ibyo hasoneza akageraho kubera iki bitaba appreciated noneho n'igihugu cyangwa n'iryo tangazamakuru rikapushinga rikagaragaza kuri musupportinga nicyo turi kwibaza. Godfather icyo nicyo kibazo niho natangiye mvuga ngo together we stand and divided we fall. Kuki batarimo kumubacking up nyine? Ariko nanone twege turimo kumubacking up, twege twumva dufite ishema. How can we work together kugira ngo keeping your standard again even higher? Kuko ejo ntabwo uri kumva ikibazo hano kiri iyo haje umuntu bita wakomeje kuri management data wa ndigura tugaruka ngaha tugaruke ntituve kuri ntuza dufata ntuza dufate iyo management uvuzeho ibida itametrize ibintu. Aba bantu baje muri managinga Bruce Melodie uyu munsi ni abantu baje ubona ntabwo ibintu barimo uburyo babikoragamo abantu barakomplaininga barabinenga. Ariko aya masaha turebe noneho babantu twanengaga batari bafite iyo orientation batarabimenyereye, tureba ahantu aya masaha bari nabo bamugejeje, sibyo n'ibikorwa byaho bimugejeje. Kubera icyo ndi kubaza ntabwo ngiye nshaka kugira ngo tujye muri mento, kubera aya masaha Bruce Melodie uvuze ko ari cruising the flag, afite flag y'igihugu ari hariya, kubera iki kugeza amasaha abakabaye bamushyigikira cyangwa bakabaye boostinga bakagaragaza bagasupporting umunyarwanda aya masaha batari kubikora? Ariko nibyo ubwo nta narize nakoze ngo ndamenya ngo niye mpamvu nakubwiye ngo tudashyigikiranye ngo dushyire imbaraga hamwe abantu bacu ntabwo bazigera bazamuka ngo bagere ahantu twifuza. So iyo nayo iri muri resulta zimwe cyangwa se consequence zuko kudashyira hamwe in the beginning. So rero ikibazo cya Bruce Melodie n'icya The Ben cyangwa se undi wari wese ku giti cye ntago nabambimetriza cyane. Icyo nshaka kubabwira ni globally where are we taking our entertainment industry? Nicyo ngicyo nashaka kuvuga icya mentorship, kandi tutarabona solution ya mentorship n'ubundi ntaho tuzagera. So rero nagarukije aho ngaho ntabwo nkunda kuganira ku muntu ku giti cye, ariko mbashaka ngo turebe nirihe somo tuba dukura muri ibyo byose. Abo banyamakuru muvuga abo batamushyigikiye iyo management iyo mentorship, how can we do better? Kandi ko bishoboka. Ubutumwa mbere yo kugera nko mu byeyi ndashaka kohera ubutumwa uramusore aya masaha. Music kuri Bruce Melodie se? Yes. Ubutumwa bwera kugeza amasaha nk'umuntu warebye ahantu hari n'ibikorwa arimo imihanda ari kuzunguruka muri New York, akamesaje keza kuri Kabutindi. Bruce Melodie one as a person, he's a very good guy.
ni umunyabwenge, that much I know. Afite ubwenge, iyo numvise interview ze mutavuga uyu mwana w'umuhungu afite high IQ. So yes, ni umunyabwenge cyane. Ikindi cya kabiri, Bruce Melodie afite talent. Afite talent cyane. Bruce Melodie ikintu ugiye nifuza nuko yakiping up his head. Waramubonye nubwo wari unahari no kuri stage kuri utarambonye uburahamije ko ntari muri Rwanda Day, si wari ugiye kuvuga ntaho wari uri muri Rwanda Day. Waramubonye kuri stage yuko he was on the top of the topic. Ariko icyo nari ngiye kuvuga, I just wish him to keep up kandi akomereza aho ngaho. Gusa nanabwira abantu babaca intege, abamuca intege, ababaca intege The Ben arabashaka kubagonganisha ariki, ibyo bintu rwose tugerageze tubeke nk'abanyarwanda, nta shema biduhaye na ritoya pe. Thank you so much. Hallelujah. Sande kubera uri mugufi ntabwo amenye ko Bruce Melodie ari gukora ibiganiro kuri Good Morning America, ariko yarahageze. Nicyo kibazo cy'abuzukuru ba kigufi. Ijambo niryo dufate Sonia hanyuma Oswakim hanyuma tuje kwa Sonia. Urakoze cyane. Ngiye kuvuga ku tuntu dutatu. Bwa mbere ndavuga kuri management ya Bruce Melodie, ubundi mvuga kuri Bruce Melodie, noneho mvuge ku muziki we mu minota 3 gusa cyangwa no ntigere. Ibyo byose bireke uvuge ku gikorwa arimo kuri uyu munsi unagishimire. Niho binjyana, ntabwo wavuga ku gikorwa ari mu uyu munsi utavuze kuri Coach Gael. Nibiba Coach Gael manager nakora iki uyu munsi ko turi gushima. Nibyo ngende gushima nta n'ikintu kinzanye hano, ariko areka mpere kuri wowe bro. Iyo niyo twita entertainment, ariho nshaka no ko abantu bajya bumva. Niba umuntu akoze ikintu kibi muri entertainment, umuntu wari wese, yaba umufana, yaba umu-influencer, yaba undi wari wese, wemereye kumukasa, wemereye kumuhugura, wemereye kutemeranwa nawe, ariko yakora igikorwa kikagukoma, niko babyita mu materi magezweho, umushyigikire, umuvuge, uvuge ibikorwa, nubwo wowe utagukunda n'umuhanzi w'umuhanga. Bruce Melodie ataragira management yari mu bahanzi bakomeye, niba atari nawe wa mbere mu Rwanda. Ndavuga ataragira management, ariko aho agiriye management turi kumubona abaye nk'umuhanzi uri international. Nicyo management bivuga. Ngaruka inyuma gato, ibingibi Bruce Melodie yigeze kwivugira ngo, sinzi terime yakoresheje, ntabwo mukotinga ko singibuka neza, ariko yumvikanishaga ko na Grammy Award azayizana i Kigali. Birashoboka ko management ye yari yaramwibiye akabanga. Uyu mugabo bari gukorana Shaggy yari yaramwibiye akabanga k'iki gikorwa arimo ubungubu, agahita ayivugira muri za terime ze ati na Grammy Award nzayizana. Ibyo ngibyo ni ibintu dushimira management. Ariko ngo rifatageze kuvuga ati abivuga mu materime ye ati ntabwo tukimubona manager we mu mafoto, basigaye bamufata ibice. Ndagira ngo mubwire ko management ya Bruce Melodie n'umuntu wese n'umushoramari yaje muri industry cyangwa muri business, ntabwo aba yamenye ibyambere 100%. Ibi twarabibonye muri twebwe nk'abafana. Coach Gael aza kwemvesisa muri Bruce Melodie, ntabwo yari azi neza isoko nyarwanda ry'umuziki. Ari naho mbihuza n'itangazamakuru bari buze kuvuga ko turi umunyamakuru, uburyo twiyintroduce imikorere ye byakonfizinze itangazamakuru, bikaba rikiri muri confusion n'ubu. Tuvuga hano cyangwa tubyumva ko Gael yizanira umufungo wavuze kuri Bruce Melodie, tugahita twumva ngo nuko yamuhaye umufungo kubera ibikorwa bitara. Kandi ntabwo ndi kuguca mu ijambo, ndashaka tujye muri tour Bruce Melodie arimo reka tugarukemo.
Okay. ngo tugiye kugiye Bruce Melodie yavukiye nibyo tugiye muri Amerika ari mu kuganira. Impamvu nari ngiye kubivuga kubera ko mwazanye ikintu ngo itangazamakuru kukirita mufasha muri bino bikorwa arimo. Icyambere harimo ubumenyi bukeya bw'itangazamakuru dufite. Oya ntabwo nkwemerera. Ntabwo itangazamakuru ifite ubumenyi buke. Aho ngaho bugiye ntabwo iyo uvuze gutyo navuze kuri international level. Navuze Borufada mureka sobanure ni muri rusange ntabwo nkwemera kuvugira muri rusange mvuge ngo itangazamakuru muri rusange ngo byavuze muri rusange rishyire basi ryo muri showbiz kuko my friend amagambo dukoresha no kuri none se hari ikindi turi kuvuga hano ni showbiz. So nuvuga ngo itangazamakuru ngo nubumenyi bukeya mbwira amaradiyo mu Rwanda mbwira televiziyo zo mu Rwanda mbwira ibinyamakuru byo mu Rwanda bizumure uburemere bwa Good Morning America ubwo Claudine amaze kutubwira. Umurugero umbwira uti New Times mu rwego rw'imyidagaduro izuburemere bwa Good Morning America. Ikinyamakuru cy'Abahati kizuburemere bwa Good Morning America. Ikindi gikurikiyeho aricyo cyo ntabwo ndi sire hari ukuntu twebwe mu Rwanda tubona umuhanzi amaze iminsi hacicikana amagambo avuga ngo Bruce Melodie ntabwo ari njye bivuze ngo ntabwo ari serious ngo ajya ku YouTube ngo gatanga ubuganiro bw'amafuti noneho abanyamakuru yanakora ikintu kiremereye ntibumve ko kiremereye ngo bamusupporting ni wa muji ni wa muniga yibereye nugusetsa kwe hari nabamwita umunyarwenya mujya mubyumva hari nabamwita no apo turamushyigikira se wasanga bitanarenze ni bya bindi bya Bruce Melodie buri yagiye kurya pizza wamubona niyo kari kwirira pizza ukagira ngo ni rwa rwenya rwa Bruce Melodie ariko yakoze show ya mbere iri mu za mbere muri Amerika harimo ikibazo cy'ubumenyi bukeya bw'itangazamakuru ry'imyidagaduro dufite mu Rwanda icya kabiri harimo n'ishusho umuhanzi ubwe aha iryo tangazamakuru ntibamufate biri seriye. Ibyo nanone birasanga management ye niba bashaka kumugira umuntu uri international bamubuze bwa buganiro atari ko dusuzugwa itangazamakuru nyarwanda bamubuze bwa interview abanyamakuru benshi cyangwa n'abafana benshi biturwenya bamumenyeshe ko yabaye umuhanzi uri international kugira ngo anasupportingwe n'ibinyamakuru. Icya gatatu ndakiretse kugira ngo ntatwara umwanya numvaga ari ibyo bintu navuga. Kivuge nacyo. Icya gatatu ni cya kindi wambuje ngo noye kujya muri details zaho yavuye naho ageze. Ndabizi uraza kugaruka turabundi mwanya. Ndahari mbere yuko tujya kwa Sonia nawe namumeshoninze nk'umwe mu bantu bafite platform kandi uri muri iki gisata cy'itangazamakuru wafata ijambo hanyuma tujya kwa Sonia nk'umwe uyu nguyu ndamushyira muri abantu mu bantu nawe ndi mu nkondana bakabaye bagira icyo bakora ku ma platform yabo tukabona ibikorwa bya Bruce Melodie. Okay, murakoze cyane Godfather ndashimira cyane Sande kuko avuze ibintu bitondetse neza ku buryo bwa gihanga. Sande kabisa, merci beaucoup. Kandi nawe Godfather, thank you so much for having organized this platform. Okay, Chantal we n'urucabana ndamwemera. Hanyuma rero nge ntekereza ko nta kibazo na gito gihari kuba local media houses, local media outlets zitarimo gushyuha ngo usange kuri front pages, home pages ari Bruce Melodie uri kuvugwaho kuko ibyo arimo ni binini, audience yabyo ni USA. Ari ibintu ari nk'intuza nk'igitaramo agiye gukorera Geyeye itangazamakuru ryo mu Rwanda ntiribivuge aho no habaye ikibazo. Hanyuma se iyo bari kwanira kuri 50 cent abagiye gukorera Rubavu iyo uheruka kubona inkuru ya 50 cent ku binyamakuru byo mu Rwanda Godfather ngene nzi ngusomere hari inkuru dushobora kubona muri ariko ndumiwe koko komeza byaragabanutse Godfather nyemerera nkomeze mvuge byaragabanutse ngenda byibuka muri kuri radio sanu za 2005 kugera
kugera za 2009 cyangwa 2008 showbiz yo mu Rwanda ikagira content abanyarwanda ubwabo utari wabona abahanzi ba kinyarwanda amakuru yabaga kuri Salus Relax yabaga ari hanze ba Eva Longoria ba Angelina Jolie bande abantu baraye amajoro bategereje kumva abo ba star bo hakurya yongi ibi byaragabanutse hano mu Rwanda. So Bruce Melodie kuvuga ngo ntabwo ari guhabwa power play, ntabwo ari kuvuga mu itangazamakuru hano mu Rwanda weya muragira ngo bigende bavuga n'ibitabaye. The New Times yabyanditse inshuro nyinshi ivuga ko agiye gukorana na Shaggy muri Good Morning America, babivuze nk'imisi ibiri imbere, umunsi umwe mbere, umunsi byabaye, ndetse barakomeza n'ibyakurikiyeho bagenda babivuga. Buri gitondo kuri Radio Rwanda hari umujyama witwa Jafet ajya mu makuru ya Radio Rwanda kuvuga page ya showbiz, yamaze icyumweru cyose avuga igitaramo Bruce Melodie azakorera kuri ABC News. Urumva narabyumvaga buri gitondo banita barabivugaga. So none muragira ngo koko ubu umushobora kuza gukora sondage d'opinion cyangwa se opinion polls muri audience y'u Rwanda ikababwira ko ibyo Bruce Melodie yakoze muri Amerika batabimenye. Koko je ntekereza yuko biriya n'aba managers be bafite uko babiteguye. None se yamenyanye na Shaggy kubera lo comedy ya hano? No, aba managers management team ibishatse yakwandikwa na CNN, yakwandikwa na BBC, yakwandikwa na Al Jazeera, yakwandikwa na RFI, yakwandikwa na New York Times, Washington Post, Tampa Bay Times. Ibyo binyamakuru byose byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikamwandika akaza ku home pages ariko ubwo ntekereza ko byaba byanabahenze. So igikuru nuko ibintu bigenda gahoro gahoro. Byari ikibazo igitangazamakuru bya hano mu Rwanda byamwanditseho ko yasebye ko yagiye muri Good Morning America akakibaba. Izo kurari zo mwabonye mu by'ukuri wenda bishobora guterwa no kuba tutazi tudafite media literacy. Ubundi inkuru ibintu iyo abakurikira igitangazamakuru cyawe bayifitemo iki interest. No interest mu buryo bw'amafaranga, wumve is that story interesting to them. Niho nyuze mu bice bikavuga ati mu makuru tuvuga uyu munsi iyi nkuru iraza mu Zambia mu biganiro bya showbiz byose byari mu Rwanda. Ngiye mbonye umwanya ndabimonitoringa, nta hantu na hamwe batavuze iyi achievement Bruce Melodie yagiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinzi rero impamvu muri kuvuga ngo itangazamakuru ryo mu Rwanda ryamwimye microphone ryaze kumvugisha igihe cyangwa mu Rwanda. Reka nze ndabigushakira ndaguha links. Inyarwanda yo simbi ntabwo byagisoma, ntekereza ko itagikubishye. Twayikundaga kera igivuga ko ari ikigega cy'umuziki nyarwanda, igeze aho iravanga ishyiramo byose, ishyiramo politiki, ishyiramo abarwanye, ishyiramo umupira. Kera twatuzi ko ari umuziki, twatuzi ko ari showbiz. Ubu rero no mu makuru nsoma mu gitondo ni gake najya gufungura Inyarwanda murebe inkuru zayo. Ariko igihe cyarabyanditse ndabizi, New Times yarabyanditse, RBA yarabivuze, kuri Radio Tubitene ba Hamisi Sambo babivugaga buri munsi rwose. Sinzi pe ntekereza ko atari n'ibintu byegereye cyane mu buryo wayigira inkuru y'umunsi wamwinterviewinze sawa, ariko igihe na interview wabonye ngo uyikine kuri radio, uyikine kuri YouTube yawe, uyikine kuri televiziyo, iyo nkuru wayikweza ushakamo content yiyi simbizi. Ariko management ya Bruce Melodie nikomeze mufashe abe international, ni ibendera ry'u Rwanda bari kuzamura, kandi ntababeshye Bruce Melodie ntabwo yagiye mu Rwanda de kwicara kuri ya pano
ari uko itangazamakuru ry'imbere mu gihugu ryamwimye umwanya ntekereza ko ryagiye rimumurika ritunga itoroshye kuri we aramenyekana abayobozi b'igihugu babona ko ari umuntu ushobora gutuma igihugu kimenyekana kurushaho baramushyigikira wabonye Claire Kamanzi avuga ati our own Bruce Melodie bicaranye Bruce Melodie yafata ijambo Claire Kamanzi akamureba yavuga ijambo rikaze ukabona mu mutima wa Claire Kamanzi ku maso ukabibona ko abyishimiye cyagiye Bruce Melodie yavugaga ati ntabwo tukiri abana bajyaga bavuga Rwanda rw'ejo tukumva wenda ari kera ariko ubu ngubu ni twebwe noneho gerekereza ko Bruce Melodie nta kibazo afite mu bahanzi hano mu Rwanda niwe muntu urimo no guhabwa platform nini cyakora indirimbo ze ntabwo arizo zirimo gukinwa cyane kurusha izindi biterwa n'icyo rubanda rurimo gukunda ariko nanone n'abanyamakuru ba showbiz ntabwo navuga yuko ari bashyashya ibyo muba mubakekaho birahari ariko sinzi ubwo biterwa na management y'umuhanzi